mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment nk'uko bisanzwe nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana, ndetse nkomeza mbibutsa ko gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ari ingenzi kuri njye nawe, kuko bigufasha kutazongera gucikwa n'ibyiza tubageza uko bwije n'uko bukeye. Mbere yuko njya kurereka manze mbasomere inkuru iri ku kinyamakuru bita igihe.com, akaba ari inkuru ifite umutwe ugira uti Ish Kevin, DJ Brian n'abandi bane batawe muri yombi. Umuraperi Semana Keve benshi bazi nka Ish Kevin yatawe muri yombi ari kumwe n'itsinda ry'abantu batanu barimo na DJ Brian, bose bakurikiranyweho kwica amabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 no gukoresha ibiyobyabwenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitieri yabwiye igihe ko aya makuru ari impamo. Ati tariki ya 25 Kamena 2021 RIB yafunze abantu batandatu barimo Mugisha Patrick, Semana Keve ariwe Ish Kevin, Munyanshoza Celine, Umulisa Benita, Nziza Olga na Byukusenge Esther Briana. Aba bose bakurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyo mu bwoko bw'urumogi. Dr Murangira yavuze ko iperereza rikomeje kugira ngo dosiye yabo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ati iperereza rirakomeje kandi bazapimishwa muri laboratoire y'u Rwanda ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera kugira ngo hagaragare ingano y'ibyo baba banyoye. Ibisubizo nibyo bizerekana uwabinyoye ndetse n'utarabinyoye. Abafashwe ubu ngubu bafungiye kuri RIB station ya Gisozi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Muri iyi minsi ubwandu bwa coronavirus bwafashe indi ntera, ndetse inama y'abaminisitiri yo kwa 21 Kamena 2021 yakumiriye n'ibirimo ibirori byo mu ngo. Kuva uwo munsi mu Rwanda hamaze kuboneka abarwayi bagera ku 4,205 mu minsi 5 yonyine. Imibare ikaberekana ubukana bw'iki cyorezo n'ingamba zikwiye gufatwa mu guhangana nacyo. Ish Kevin na bagenzi be bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 bari no kunywa inzoga. Ibirori byari barimo bikaba byarabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Musezero, umudugudu wa Gasave. Dr Murangira yavuze ko kurenga ku mabwiriza ya COVID-19 bidakwiye muri iki gihe igihugu gihanganye nayo. Ati niba tugize imibare myinshi, abantu bakwiye kumva ko ari ingenzi kubahiriza amabwiriza. Iyo bikozwe n'abantu b'ibyamamare bafatwa nk'ibyitegererezo n'urubyiruko ni bibi cyane, bikaba bigayitse. Birababaje ko abantu nk'abo aribo basangwa mu byaha nk'ibyo ngibyo. Abakoresha urumogi bamaze igihe baburirwa, ndetse ahanini binyuze muri Rwanda Forensic Laboratory byaroroshye kumenya niba umuntu yarakoresheje ibiyobyabwenge. Nibura LFR ifite ubushobozi bwo kumenya ko umuntu yanyweye urumogi nyuma y'iminsi 90 aheruka kurukoresha. Icyo gihe rukaba ruba rukiboneka mu maraso ye. Kunywa ibiyobyabwenge ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 11 y'itegeko 69 agakato 2019 ryo kuwa 8 z'ukwa 11 2019 rihindura itegeko nimero 68 agakato 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ukurikiranywe iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarengeje imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Umuvugizi wa RIB yibukije abantu bose ko itazihanganira uwo ari we wese uzafatwa yakoze icyaha nk'iki cyo kunywa ibiyobyabwenge. Inibutsa abantu ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Guys, ndakeka namwe mwiyumviye uko bimeze, ndakeka amakuru mwayumviye. Nagerageje kubasomera inkuru yanditswe na kimwe mu binyamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse byemezwa neza ko ari ikinyamakuru gitanga amakuru yizewe, kandi amakuru navuga ko afite ireme akomeye. Okay, ibi kandi bibaye nyuma y'uko Ish Kevin biherutse gutangazwa n'umuraperi mugenzi we Kivumbi King mu ndirimbo yasohoye yise Amajoro Ane. Ubwo Kivumbi King nawe yigeze gufatwa, nawe afatwa aregwa ibintu bijyanye nk'ibi ngibi, harimo kwangiza amategeko ya COVID-19, ndetse bamwe bakavuga ko harimo n'iby'ibiyobyabwenge. Noneho mu ndirimbo Kivumbi King yaririmbye aza kuvuga ati, hari aho yaririmbye umurongo ugira uti niduce ku ruhande twaje twababonye, fungura igipangu cyangwa abasore bapande. Ako siko yavuzeho Ish Kevin, ahubwo hari aho yagize ati turashaka uwitwa Ish na Kivumbi.
cyangwa se niba ishabuze uwo Kivumba ari he, tuzi abari hano, twaje tuzi n'umubare, nyine yumvikanisha ko kuri uwo munsi nyine mu bantu baje bashakishwa ngo batabwe muri yombi Ish Kevin yari arimo, ahubwo bikarangira habonetse Kivumbi King akaba ariyo batambikana, aribyo abahanzi nyarwanda bakunda kuvuga bati bagambanirwa na bagenzi babo, rimwe na rimwe bakanavuga n'ibitari byo, cyangwa se bagatanga amakuru y'aho bari nyine n'ibyo barimo. Ariyo mpamvu bahanzi nyarwanda muba mugomba kwitonda kabisa, kuko icya mbere cyo muri inyenyeri zimurikira rubanda, even uretse no kuvuga ngo mugenzi wawe yakugambanira, n'abaturage, n'umuturage ashobora kubona uyu nguyu akavuga ati dore wa muhanzi, dore cya cyamamara ibintu kirimo, bikaba byatuma nyine yahamagara kuko wowe nyine biroroshye kuba yagutanga kurusha uko yanatanga n'undi muntu mugenzi we, umuturanyi, mugenzi w'umuturage usanzwe, biroroshye wowe kuba yagutanga. Niyo mpamvu muba mugomba kwigengesera nyine ibyo mukora byose kabisa. Sine no kubagira inama kuko ndabizi muranarenze ku giti cyanyu, gusa icyo navuga muri aka kanya, abakunzi b'umuziki nyarwanda, abakunzi b'injyana ya trapish, dufatanye dusengere umuvandimwe Ish Kevin, kuko binazwi neza ko binazwi n'abantu benshi ko uyu muvandimwe uretse kuba yahuye n'iki kibazo cyo kwangiza amategeko ya COVID-19, abantu benshi bavuga ko ari umusore udakoresha ibiyobyabwenge, niko bavuga, ndetse n'arabyitangariza. Even uretse ibyo bintu byo kuvuga ngo umuntu aje mu itangazamakuru arivugishe ngo ntabwo nkoresha ibiyobyabwenge biki n'ibiki, ariko nyine nawe ijisho riraguha iyo urebye uburyo aba arimo aravuga mu itangazamakuru, nyine ubona ko ari umusore ukiri soba. Gusa nyine nanone hari igihe wenda umuntu ajya mu kirori cyangwa se mu gitaramo runaka, bikaba ngombwa ko nyine agakora adasanzwe n'agakora, umva yaba ari umwaka wahuye nawo, kuko umusaza Ish Kevin turamuzi kabisa, ntabwo ari ibintu bisanzwe bimuzwiho, harimo tugomba kumusengera kabisa. Ibaza itara ry'umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuhanzi ukunzwe ugezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda Ish Kevin rizimya aka kanya, byatubabaza, kandi byatubabaza cyane bitewe n'uburyo yanatwikagamo ku rwego rwo hejuru, kuko umwaka aba ari mwinshi ku kintu wo gufungwa, even na kariyeri yaza hari ahantu yasubiye, nyine yarasubiye inyuma ho gake. Ariyo mpamvu tugomba gufatanyiriza hamwe tukamusengera kabisa, akagaruka neza ku murongo fresh, dore ko n'uyu munsi yaraduhaye icyo bita Block Code, indirimbo ahuriyemo na mugenzi we Lirimba ndetse na Kenny Keshati, bafatanyiriza hamwe mu mishinga ya music. Okay guys, reka ne kuvuga byinshi, ne kugira byinshi mvuga, gusa icyo navuga no kwihanganisha abakunzi b'umuhanzi Ish Kevin ndetse n'abafana b'uwo wita DJ Brian uhagarariye Brian Foundation. Reka nongere nkwibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment, ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye.